Mu minsi ishize murabizi neza ko irushanwa ry'amagare ryabereye mu Rwanda. Ni irushanwa ryabashije kubera muri Afurika ariko igihugu cy'u Rwanda kiza kuba icya mbere. Ni ibintu byiza ku gihugu cy'u Rwanda cyane ko u Rwanda rukomeje gutera imbere mu mikino iyo ari yo yose. Mu gihe kiri imbere rero tugiye kuzakira amarushanwa ibyo twakwita karate kung fu. Ni amarushanwa azabera mu Rwanda, aho tuzataramirwa n'umuhanzi w'icyamamare, umuhanzi w'umunyembaraga Bruce Melody. Bruce Melody azafatanya na DJ Ninyi. Aya ni amarushanwa azabera mu Rwanda ku rwego rwa Afurika kubera ko indwanyi ya mbere mu Rwanda izahura n'indwanyi ya mbere ya Uganda. Ni ibihugu bibiri bikomeye cyane muri Afurika bifite indwanyi zikomeye. Kora subscribe kuri Soma Rwanda TV niba ukunda ibiganiro byanjye. Ubundi nkugezeho ese bizaba byifashe bite muri aya marushanwa, ni uwuhe muhanzi uzataramira abandi, ese azafatanyije n'uwe mu DJ. Bruce Melody rwose yiteguye kuzasusurutsa abazitabira imikino ya PFL Africa. Bruce Melody na DJ Ninyu uri mu bakobwa bagezweho mu kuvanga umuziki hano i Kigali wacu, rwose biteguye gusasusurutsa abanyarwanda ndetse n'abandi bose bazaturuka mu mpande zitandukanye z'isi. Ni ibintu bizaba bitangaje, ni ibintu bizaba biryoshye. Abazitabira umukino njyarugamba cyangwa se imikino njyarugamba yo ku rwego rwa Afurika izwi nka Professional Fighters League Africa PFL Africa igiye kubera mu Rwanda, mwese muzabe mwiteguye rwose kuzasusurutswa na Bruce Melody. Ni imikino izaba ku itariki ya 18 Ukwakira uyu mwaka turimo muri BK Arena. Nyarukira hariya rwose ntuzacikwe. Hazaba hakinwa kimwe cya kabiri cya PFL Africa League, aho abakinnyi b'ibihangange muri Afurika mu mikino njyarugamba bazaba bahataniye itike izabajyana ku rwego rw'isi. Ibi byose bizabera kuri BK Arena. Ntukwiye kuzacikwa niba ukunda umukino njyarugamba. Nimvuga imikino njyarugamba wumve karate, tai chi, kung fu, taekwondo, byose boxing bizaba bihuriwe hamwe. Ni bande bazahura? Nk'uko itangazo ryagenewe abanyamakuru ndetse n'abandi bashinzwe gutangaza ibintu bizabera ku isi, bavuga ko Bruce Melody na DJ Ninyi bazatanga umusaruro ku bufatanye bwa PFL Africa National izwi ku guteza imbere ibitaramo bikomeye birimo icya Afro National Festival kizabera Portugal. Ni ubufatanye bugamije guhuza umuziki no gushimisha abazitabira iyi mikino njyarugamba ndetse no kwamamaza PFL mu bitaramo bya Afro National byose. Ni ku nshuro ya mbere mu Rwanda hagiye kubera imikino njyarugamba yo ku rwego rwa Afurika izahuriramo abakinnyi bakomeye. Umukinnyi wa mbere yitwa James Ompio, uzaba ahagarariye u Rwanda, akazaba ahangana na Isaac Omedi uzaba uhagarariye igihugu cya Uganda. Iyi mikino iri kubera muri Afurika bwa mbere. Itegurwa n'ishyirahamwe ry'imikino njyarugamba ku isi, Global Association of Mixed Martial Arts. Global Association of Mixed Martial Arts, GAMA ni mu magambo y'impine. Binyuze muri Professional Fighters League Africa, ni imikino izitabirwa n'umunyabigwi w'umukino w'iteramakofe Francis Ngannou. Ngira ngo uyu mugabo muramuzi, ni icyamamare yakoze amateka atandukanye ku isi. Kubazi Tyson murabizi. Uyu mugabo nawe azaza mu rwego rwa Tyson kubera ko mu gihe cye uyu munsi niwe uhagarariye iteramakofe ku isi. Francis Ngannou, uyu mugabo asanzwe ari umuyobozi w'inama y'ubutegetsi ya PFL Africa. Reka dukomeze tuvuga kuri Rosikana. Ngira ngo mwese murabizi Rosikana ni umuhanzi muri iyi minsi uri mu kazi kenshi cyane. Nawe ntabwo yorohewe kubera ko akomeje kwitegura ibirori bitandukanye. Rosikana yakomeje kwizeza abaserukiramucyo ko agiye kuzitabira The Silver Gala. Rosikana yagaragaje ko ageze kure imyiteguro y'ibirori azaririmbamo. Ni ibirori bya Silver Gala bizaba
ku nshuro ya kabiri rwose. Ibirori byatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2024. Uyu munsi rero bizaba mu Gushyingo 2025. Mumbabarire, uyu mwaka bizaba mu Gushyingo. Yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na Steven Rwanda, aho yavuze ko atari we uzabona uwo munsi w'ibirori ugera. Yakomeje agira ati, sinjye uzabona uwo munsi ugeze. Natunguwe n'abantu rwose bakomeje gutegura biriya birori bya The Sherry Silver Foundation. Njye nasanze hari ibyo bamaze gushyira ku murongo biteye ubwoba ndetse bikomeye cyane. Tugeze kure twitegura rwose, tugeze kuri 60% ndetse na 40%. Ngira ngo biri hafi kurangira kubera ko nanjye ubu ngiye guteguza abazanyambika ndetse ntegure n'indirimbo nzaririmba uwo munsi. Yakomeje avuga ko azaririmba indirimbo ze zose kandi akaba yarateguye ko azagaruka ku ndirimbo ze zagiye zikundwa n'Abanyarwanda, ndetse ubwo azaba ari ku rubyiniro azabyina byihariye, aririmbe byihariye. Ni umuhanzi Roskana, niwe wabyivugiye ku bakunzi b'umuziki, ngira ngo Roskana muramuzi. Uyu muhanzi yavuye mu myiteguro ijyanye no kuririmba ahita yerekera kwa Mateo Designer. Uyu nguyu ntuzamwambika rwose, azamwambika imyambaro myiza, imyambaro izaba ijyanye n'ibirori azaba agiyemo. Ibirori bya The Silver Gala biteganyijwe kuwa mbere Ugushyingo, ku tariki ya mbere Ugushyingo uyu mwaka turimo. Bigiye kuba ku nshuro ya kabiri, cyane ko byatangiye mu mwaka ushize, umwaka w'ibihumbi 2024 nk'uko nabivuze haruguru. Ni ibirori biherutse kwimurirwa muri Beka Arena. Ni inyubako rwose muri iyi minsi iri gukorerwamo ibirori, ngira ngo murabizi ibyinshi byaberaga muri Convention Center. Byitezwe ko bizavanwa muri Convention Center kubera ko umwaka utaha nibwo ibi birori byaberaga muri Convention, none byimiriwe mu nyubako nshyashya ya Beka Arena. Byitezwe ko ibi birori Roskana azahuriramwo n'abahanzi batandukanye cyane nk'umwamikazi. Nimvuga umwamikazi wumve Knowless Butera. Butera Knowless muramuzi rwose, ni umugabo, ni umugore wa Clement. Azaba nawe ahataramiye rwose, tuzahurireyo twese. Masamba Intore, Juno Kizigenza, Roskana, Chris Easy, aba ni abahanzi mudakwiye kuzacikwa. Sherry Silver na Sherry Silver Foundation. Uretse aba bahanzi, ibi birori rwose bizanabarizwamo abahanzi batandukanye. Si ibyo gusa, hazaba harimo uwitwa Ugo Mazia umaze kuzamura izina mu kwambika ibyamamare, dore ko asanzwe yambika abarimo Beyonce, ngira ngo murabizi aba ni Abanyamerika. Uyu mugabo nawe azaba ahabaye rwose. Justin Bieber, Celine Dion n'abandi benshi. Ngira ngo aba bahanzi mvuze haruguru, aba bose bambikwa n'uyu mugabo uzaba witabiriye iki gitaramo. Reka tuvuge, ese witegura kuzabarizwa muri iki gitaramo? Tangira rwose uteganya amafaranga hakiri kare. Itike yo kwinjira muri iki gitaramo yaba igeze hehe? Ese ihagaze gute? Rwose ni udufaranga duke cyane ku muntu w'umunyarwanda, ngira ngo murabizi Abanyarwanda twitesha imbere. Ni amafaranga make cyane, ni nk'urusenda. Ni amafaranga 120 byonyine ku muntu ushaka kwicara ku meza, ameza rwose, ameza asanzwe. Ni amafaranga make cyane, 120. Tuzahahurire, njyewe Steven Rwanda nzaba nicaye VIP. Turaza kureba ukuntu bizaba byifashe. Ku mafaranga yawe 120 uzaba wemerewe kwicara ahantu hasanzwe. Abashaka kuba bakwicara ku meza ya VIP cyangwa se very important person ni 1 million yonyine, maze ukirebera abahanzi bawe bagutaramiye, Knowless Butera ndetse n'abandi. Ku rundi ruhande, umuntu umwe ushaka kugura itike yo kwicara ku meza ateye cyangwa se ateye mu myanya y'icyubahiro azaba
azaba abazwa amafaranga ibihumbi 120 byonyine, mu gihe abifuza kugura ameza yose bo bazatanga amafaranga agera muri miliyoni 1 n'ibihumbi 200. Ibi bitaramo bitegurwa na Shell Silver Foundation bigamije gukusanya inkunga yo gufasha abana barerwa muri uyu muryango washinzwe na Shell Silver. Bizayoborwa na Eric Amondi wo muri Kenya, uri mu banyarwenya bafite izina rikomeye muri Afurika. Ushaka kugura itike waca kuri nimero ndaza kukumenyesha. Kora subscribe kuri Soma Rwanda TV hamwe na Steven Rwanda, ubundi ujye ukurikirana amakuru agezweho, amakuru y'umwihariko, amakuru yizewe. Ndabakunda rwose, mukomeze mugire igitondo cyiza.